Mu by'ukuri amahirwe nka RCA Poland cyangwa se nka diaspora nyarwanda hano muri Pologne dufite ni menshi, ariko ayo mahirwe ubwayo tuyahere ku miterere ya diaspora yacu. Ngira nk'uko mubizi, RCA Poland cyangwa se diaspora nyarwanda muri Poland ni imwe muri diaspora dufite zirimo urubyiruko rwinshi. Ni iby'agaciro kuba natwe twahawe amahirwe yo kwitabira umushyikirano w'uyu mwaka. Twumvishe byinshi, twumvishe ibitekerezo bya bagenzi bacu, natwe dutanga ibitekerezo byacu, banatubwira aho igihugu cyacu cy'u Rwanda ruri kugana, naho natwe tugomba gutanga umusanzu wacu nk'abanyarwanda baba mu mahanga. Nitwa Liza, nkaba ndi umurundikazi waje mu mushikirano 2024, nkaba naryohewe no kwifatanya n'abanyarwanda uyu munsi, nkaba nashimye ukuntu bafatanya hagati yabo n'ukuntu baparticipa mu kubaka igihugu cyabo. Nk'urubyiruko numva ko kimwe mu bintu nshinzwe cyangwa ngomba gukora ni ugukora uko nshoboye kose nkimakaza umuco wacu, uburyo nitwara, uburyo mbayeho, mbese benshi bakifuza gusura u Rwanda no kumenya u Rwanda kubera uburyo nitwara. Iyo rero ukurikiranye ukanareba politiki y'igihugu ku rubyiruko, usanga ari amahirwe yigendera. Ngira ngo umukuru w'igihugu nawe yabigarutseho mu mushyikirano wabaye ku inshuro yawe ya 19, aho yongeye kudukebura nk'urubyiruko, twibutsa inshingano zacu dufite ku gihugu, ariko atugenera na message ikomeye aho yatubwiye ko tudakwiye kuba apologetic ku muntu ari we wese iyo bije gukorera igihugu cyacu ibyo dukwiye gukora. Twebwe nk'urubyiruko rutuye mu mahanga, abakunda kuvuga no gutangaza ibitari byo, yuko twe nk'urubyiruko dufite ubushobozi natwe bwo kuvugisha ukuri, tukatamaza abo bantu, tukababwiza ukuri, tubabwira ko ibyo barimo gushimangira byo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi atari byo. Ubwo ni ububasha dufite muri twe, mu ikoranabuhanga dufite, zaba za Twitter, zaba za YouTube, hose dushobora gutanga umusanzu wacu. Ikindi ni uko nk'uko twabwiye uyu munsi, tugomba gukura amaboko mu mifuka tugakora, twihangira imirimo. Ntitube u Rwanda rugirirwa impuhwe, ahubwo u Rwanda rufite aho rwigejeje. Ikintu nize ni ukugira clarity of vision nk'urubyiruko, tukamenya aho turi kugana, tukamenya ibyo dushaka. Dufite amaboko, dufite ubushobozi, ntabwo tugomba gutegereza ubufasha bw'ahandi. Ariyo mpamvu dukwiye kwihangira imirimo. Niyo mpamvu twaje mu mahanga gushaka ubumenyi no gushakira igihugu amaboko. Tugomba gutaha iwacu tukagikorera, twihangira imirimo, iha n'abandi akazi, tugakomeza guteza igihugu cyacu imbere. Ikindi ni ukurushaho cyane mu byo turi kwiga, tukagerageza mu byo turi kwiga tugakora uko dushoboye, tukabijyanisha mu gihugu cyacu. Ese ibyo ndi kwiga byamara iki igihugu cyanjye? Ntabwo tugomba kuba mu gihugu nk'aho ducumbitse. U Rwanda ni urwacu, u Rwanda ni mu rugo. Nayo mpamvu mubona ambasade yacu dufite hano twegera cyane, iteka murabibona basura urubyiruko mu makaminuza aho biga, mu mijyi itandukanye aho baba, kugira ngo babe hafi, bumve ibibazo bafite, bityo urubyiruko rwacu rukomeze rube mu murongo umwe ujyanye n'igihugu. Dukomeza no gushimira ambasade yacu kubwo kudahwema kudusapotinga mu bikorwa nk'ibi ngibi, mu bibazo bitandukanye bindi tujya tugira mu buzima busanzwe. Nibaza rero yuko ayo mahirwe wambajije ajyana n'imiterere ya diaspora yacu, ariko bikanajyana n'ubundi na politiki y'igihugu cyacu muri rusange ireba urubyiruko.